Imvura imaze iminsi igwa mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose mu gihugu yangije ibintu byinshi, ibikorwa remezo ndetse ntiyasiga n'imihanda. Aha ni ku muhanda uva Karuruma werekeza ku Gisozi, aho umuhanda wangiritse cyane ku buryo kuri ubu ngubu kwatambuka bisaba ko baguheka cyangwa se ukagenda mu mazi. Abandi bamwe mu bakoresha uyu muhanda bavuga ko bibabangamiye cyane, haba abanyamaguru ndetse n'abamotari, kuko ubuhahirane burimo burapfa muri iyi minsi ndetse n'akazi kagenda nabi. Bogamizi nyine urabona ko uyu muhanda uhuza Karuruma na Gisozi amazi yadendeje, ntago turi kubona ukuntu twambuka ngo tujya hakurya. Hino ni ukuhagera bakaduheka, aba bana tukabaha ibiceri nta bindi birenze. Ingaruka nkatwe bakuruho ni byiza, ariko nk'abana nyine bari buve ku mashuri urabona ko ari ikintu cy'ikibazo nyine. Naho ingaruka ntizabura, kuko urabona ko nkanjye niyambariye gutya nk'umuntu uri mu kazi, ariko hari abandi baba banenze baza bifungiye inkweto zabo kozwara mu mazi zikanduka, ubona ni ikibazo nyine. Icyo mwifuza ko cyakorwa bameze nyine ziragaragara, namwe murazibona. Nk'ubu nk'urugero nangiye gutwara umuntu hakurya iriya, none mbuze uko nambuka, ubwo ngiye gusubira inyuma nyine. Nizo mbogamizi za mbere. Urumva se umuntu atarimo aragwa mu bihombo? Niba nangiye kumufata nkamujyana Nyabugogo anyemereye 800, ubwo ndayahombye kuko mbuze aho nambukira nyine. Mbogamizi turimo guhura nazo ni zo kudahahirana kuri uyu muhanda ujya Nyacyonga n'uri ujya ku Gisozi nyine. Ahantu hajyaga haboneka abagenzi, umuntu akaba yakura umuntu hano akamujyana ku Gisozi, cyangwa akaba yamukura ku Gisozi akamuzana hano. Ariko kubera ikibazo cy'uyu muhanda nyine urabona wapfuye nyine, no gushakisha uburyo bashyiramo imbaraga bakawukora kabisa. Nubwo yemeze gutya ariko abangaba bambutse abantu babahetse bo bishimiye yuko ahuzuye, bakavuga ko ari Imana yagabuye, ndetse ko batifuza yuko aya mazi yashira mu muhanda ku buryo akomeza kubona umugati. Amafaranga aragenda aboneka gake gake nta kibazo. Umuntu turi ari kuza tukamuca turwasare, nuza tukamuca desare, n'abaza tukabatwara nyine nta mafaranga bafite tu. Kubera ibirafite tugendera ku birafite tu. Uwiteka yagabuye. Ntabwo mwifuza noneho ko hakongera kumera neza? Oya, hacamo umucyo wenda akagabanyukaho, ariko ejo akongera akagwira, tukongera tukarya. Ese twarya gute umusaza? Aba baturage bakoresha uyu muhanda bifuza yuko bagafashijwe uyu muhanda ugakorwa ku buryo ibi ngibi birangira, igihe imvura yaguye ntibizongere kuzura, ku buryo ubuhahirane buzajya bukomeza uko bisanzwe. Yakorwa nyine sinzi ukuntu twabivuga nyine, ubu ngubu hari ibiza se byaje, ntari byaziye umuntu umwe. Hari icyo utabona se n'uyu muhanda nyine, nibashyiremo imbaraga bawukore, hanyuma inzira zikomeze zibe nyabagendwa nyine, nta kindi. Ikintu twifuza ko cyakorwa ni ukuba bashyiramo imbaraga, n'ubundi bari bawutangiye bakawusoza, bakawuhuza n'undi, bakawuzamura ukaba muremure. Aha hantu hakaba hajya nk'ikiraro, aya mazi imvura yazagirwa nyine ntabashe kuba yarengera umuhanda. Ntibyadukundiye ko tuvugana n'ubuyobozi kugira ngo twumve icyo bateganya ku kuba bakora uyu muhanda, cyangwa se ingamba zihari zo gukemura iki kibazo mu buryo burambye. Igihe bari buze kugira icyo batangaza, tukaba turi buze kubibagezaho mu makuru yacu ataha. Jean François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali.